isoni none se mbonye izo kuzinyana zikina nazo ntari wazineye hari uburyo wakina wazineye kabisa ariko ukabahasho ubwo nawe nyine barakubwira ati dukine filime ngo mo bebe wakuba byagiye bitewe nk'uko izina rusange ryabaye izina shiri ryabaye rusange iyi musore akavuga ati mo bebe wanjye umva nta kintu bitwaye yego avuga twagiye muri filime nyine uburyo wumva nyine wowe nk'akantu wumva bagukinisha muri filime ukumva gakunze kurusha kandi n'akahe nyine ukumva uragakunze numva wenda n'akantu nakina muri filime ari akantu kaba gasa nyine numva nakina nsa nk'umuntu ugira isoni. wowe usa nk'umuntu ugira isoni nicyo kintu ukunda gusa wagukinisha se nka filime wenda ufite nk'agahinda nabyo nabishobora wumva wabibasha njye numva kubibasha biba bigoranye kuko hari umuntu ushyira kuri set ukavuga ati uyu muntu byanze kunze abasha ibintu ariko mwatangira gukora bikamunanira wowe wumva nta kibazo wakora ukabishobora bigiyemo ubukunzi kandi nyine urabyimagine iyo umuntu ajya kunanira nese ukiri umunyeshuri ufite inzozi zo kuzakina filime basi ntabwo byanga kubitekereza ariko nyine kubera n'ukuntu umuntu aba yabuze uburyo yabyinjiramo biba bigoranye none iyo ubonye amahirwe yo kubyinjiramo urafatiranye ni kuri ya channel ya Rupasi TV show uwo murimo kumva inyuma ya kamera ni Everman nawe mukurikirana kuri channel ya Everman TV show twahuye n'umukobwa bita Karine reka nyine ubwo ni ikigaragara yuko channel zacu muri iyi minsi zigiye kuba zashumika kabisa turadukora cyane kandi bifatika kuko turimo hari uburyo twabateguraga tukavuga ngo turacyabashakira abakinnyi kugira ngo tubahereze ibyo mukeneye kandi bikwiriye turimo turamuganiriza rero ku buzima bwa sinema urugendo rwa filime kuri we uburyo abyakira ubu wumva byibuze utifuje cyane nk'umuntu yagutangiza nko gukinisha filime kwishyura nkangahe anyishyura nkangahe se wenda mu gihe kingana uyu nko ku munsi wenda wenda nka bibiri hari wenda nta nubwo ugoye ntabwo ngoye cyane iyi cya mbere ni uko ugomba kuba umusitari nicyo cyaba ari icya mbere bibiri rero si amafaranga arenze cyane umuntu uzi icyo ibi bintu bishatse kuvuga biba ari ibintu byoroshye cyane imbogamizi ubona wenda urugero ugiye nko gukina ahantu nk'imbogamizi ubona ushobora guhura nazo ntuzihanganire cyangwa mo kimwe zigatuma udakora uko wagatekereje gukora ni nk'izihe imbogamizi ikintu kijyanye n'imbogamizi hari ukuntu nyine uba wenda uri gukina wenda ukabura n'ikibazo ugahura n'uburwayi ubwo rero umuntu wajya gukina urwaye ibyo birumvikana reka twizera yuko tuzajya tukubona kuri channel ya Rupasi inshuro nyinshi reka tube tubifashe gutyo kuko ubwo n'ikindi gihe dushobora kuzaganira wenda uyu munsi tubasha kuganira n'undi munsi tuzaganira birambuye kuko numva nazagirana nawe ikiganiro kinini cyane wenda nk'iminota 30 ufite ibyo nkubaza bifatika kandi nawe ukaba ufite ibyo unsubiza bifatika
reka dusezere abantu badukurikiranye reka tubasezere. Iyi ni yacu ya Rupasi TV show, reka tubasezere naho ubutaha tugiye kuzajya duhurira mu mafilimi. Uyu uri inyuma ya kamera Neverman TV show, twese mwadukora subscribe kugira ngo ibintu bikomeze bigende neza. Nzi yuko aya macano hari n'indi channel yo bita Nabera. Izo ni filimi zigiye kuzajya ni channel zigiye kuzajya zicaho filimi zacu. Murakoze cyane kandi Imana ijye ibaha umugisha. Amasono ubufite wakina filimi bigakunda kubera iki wumva wayikina bigakunda n'amasono ubufite. Karine ubwo nakina mfite isoni nabi neza igihe cyose wajya ubona rori zo gukina ufite isoni. none si mbonye izo kuzinyana zikina nazo ntari Wazineye hari uburyo wakina wazineye kabisa ariko ukabahasho. Ubwo nawe nyine barakubwira ati dukine filimi. Nese umuntu aguciye intege wabigenza ute? nese ni gute umuntu aguca intege ku bintu Ngiye nkabona yuko udashoboye filimi nkakubwira ati wowe nabyishoboye. nese muri iki gihe kuko wakishunga amabwire y'abantu. Umuntu aramutse akubwira ati wowe nagukeneye gukina filimi, nagushoboye gukina filimi, wowe uratuza ugacece ukavuga ati byanze bikunze nzazikina. Tugomba kuzikina kuko ni wowe uzi icyo bizakumarira. Ubu washobora kwandika filimi ukanayobora abantu bakayikina, ukabayobora bakayikina. Ibyo byose biri ku mutwe wawe. Sha